ku macupa manini y'amabondo yuzuye inzoga. Niwe wa mbere mu Rwanda wiyita ko ari umuhanuzi atakwemera kwicwa n'icyaka ayabona. Ni paka ifuro ry'iyo nzoga ribirire mu kirahuri imbere y'ameza ye, aterura ashyira ku munwa yivuga nk'umugabo wuzuye kandi wishwe n'ubwibone. Aho miliyoni 100 ziri ku iparato, Mitsutsu na Patino batangiye kuyaguramo ibiraha. Abasore bakoze imibiri yabo neza mu tubyiro nabo ntibatanzwe yo ku bitugu byabo, abakobwa bafite amatara myasa bavuga ko Prophet ari we muherwe. Umwe yanditse aravuga ati, Prophet Joshua mumubwire ko ibihumbi 50 n'amafaranga 800 yampaye yarashize, natama ndi ndavuga ukuntu acuruza imbunda. Ntago naje gukina, naje gukubita ibikuri. Ati narababwiye mugiye kureba uburyo nkora umuziki. Ati njye na Kevin Kade twarasayininze, nyuma ya Kevin Kade ngiye gutembera ngere no ku bandi bahanzi. Ati njye ndi game changer, si kuba content creator gusa ahubwo n'u Rwanda rwose. Anita byaramurenze arisekera ati mbanza uri n'umutekano umutwe nta wamenya. Prophet Joshua Levuaya afite amazina menshi nk'ayishoka mu gutwi kw'ibumoso kwa Anita Pendo, amubwira ko ari umukire ndetse ari umuherwe, ari umumiliyarderi. Ari mbirimbiri n'umuhanzi witwa Kevin Kade, aho avugwa ko yamuhaye miliyoni 30 ngo bakorane indirimbo. Niba utarakanda subscribe ubundi tubane 5 kuri 5. Umuhanzi Kevin Kade yahakanye yivuye inyuma ibyatangajwe na Herald Safe Josue uzwi nka Prophet Joshua, wavuze ko yamuhaye miliyoni 30 zo kumufasha gutunganya indirimbo ye nshya yise Ndi Ready. Ibi byatangiye kuvugwa cyane nyuma y'uko Prophet Joshua ashyize amashusho ku rubuga rwe rwa Instagram kuri uyu wa mbere ku itariki 27 Mata 2026, agaragaza ko yishimiye uruhare yagize mu ikorwa y'iyi ndirimbo iri mu zitegerejwe gushyirwa hanze na Kevin Kade mu minsi iri imbere. Muri ayo mashusho rero Prophet Joshua yavuze ko iyi ndirimbo yakozwe mu buryo bw'amajwi na producer Element, mu gihe amashusho yayo yafatiwe mu bihugu bya Namibia na Afurika y'Epfo. Yavugaga ko uburyo yakozwe ushimangira ubushobozi bwe mu gufasha abandi kuzamuka no guhindura ubuzima bwabo. Yagize ati twagiranye amasezerano mu buryo bukomeye, nababwiye konje nje mu muziki, mugiye kureba rero uburyo njyewe nkoramo umuziki. Yakomeje avuga ko gukorana na Kevin Kade ari intangiriro, anatangaza ko yiteguye gukorana n'abandi bahanzi batandukanye mu rwego rwo kwagura ibikorwa bye byo mu muziki. Icyakora mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cya hano mu Rwanda, Kevin Kade we yahise ashyira umucyo kubiri kuvugwa hanze ahangaha bitangazwa n'uyu Prophet Joshua. Yavuze ko ari ibinyoma, avuga ko ari ibinyoma bibiri inyuma. Yagaragaje ko nta shingiro bifite ibyo ari kuvuga. Yagize ati nta mafaranga yigeze ampa, ni ibihuha, ni inkuru abashaka agatwiko agira ngo anyeganyeze Afurika ndetse n'Abanyarwanda abifatire, cyane cyane aba content creator bakurikirana ibye hafi. Aya magambo ya Kevin Kade aje akuraho urujijo ku byari byatangiye gufatwa nk'ukuri n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bari batangiye gutekereza ko uyu muhanzi yaba yatewe inkunga n'uyu mugabo wiyita ko ari umuhanuzi. Inkuru ije mu gihe indirimbo ya Kevin Kade itegerejwe n'abakunzi b'umuziki benshi cyane, dore ko bivugwa ko yakozweho n'abahanga batandukanye ndetse ikaba ifite amashusho yafatiwe mu mahanga, ibintu byerekana ko ishobora kuba iri ku rwego rwo hejuru cyane.